Ibihe vyiza kuri muntu wako subscribe kuri Oziri Media TV, je nk'abandi Oziri Mugesera. Aka kantu nakabonye ndavuga ati reka nkabasangize namwe hari akamaro kabamarira. Ni inkuru iri ku kinyamakuru urukiko.com, urukiko.com. Titire iravuga iti dore amwe mu mayeri abakobwa bakoresha biriza kugira ngo barye utw'abasore cyangwa abagabo. Ni inkuru ijyanye cyangwa se yerekeye n'iby'urukundo, yanditswe ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2024. Ubwo reka tugisomere hamwe, uragenda nawe wumva ayo mayeri. Nk'uko umutwe w'inkuru ubivuga, dore amwe mu mayeri abakobwa bakoresha biriza kugira ngo barye utw'abasore cyangwa abagabo. Abagore cyangwa abakobwa bafite amayeri menshi bakoresha bagamije kwigarurira umutima, ubushobozi n'ibitekerezo by'abasore cyangwa abagabo. Muri kubyumva neza. Ubusanzwe abasore n'abagabo nibo bazwiho kubeshya, ariko umukobwa iyo agiye kukubeshya abikorana ubuhanga bwinshi ku buryo byakugora kumuvumbura, kuko abikorana amayeri menshi cyane. Urumva uburyo abakobwa ari babaya sana. Muri iyi nkuru dukesha ikinyamakuru Yego B, turabasangiza intwaro y'ingenzi umugore cyangwa umukobwa akoresha ku musore cyangwa umugabo agamije kugira icyo amukuraho. Nk'uko mubyumva, iyi ni inkuru ikinyamakuru urukiko.com narwo rukesha ikinyamakuru yegob.com. Ibi ni ibintu bisanzwe kuba wakandika inkuru ukwiye gukina ikinyamakuru, ariko ukaza kugira ukaza kuba quoting, ukaza gukora abize plagiarism barabizi neza, abazi nako plagiarism barabizi neza, ukaza gukora icyitwa acknowledgement, ukaza kuba quoting uvuga aho wakuye iyo nkuru. Kadukomeze sasa. Amarira atari aya nyayo. Ubusanzwe abagore n'abakobwa bakunda kugira amarangamutima yoroshye, bityo rero kurira bikaba biba hafi. Ayo marira ni imwe mu ntwaro bakoresha bagamije gutuburira abagabo cyangwa abasore ngo babarye utwabo. Niba byarakubayeho ubwo urumva ko iby'inkuru ivuga rwose batabeshya. Urugero rwa hafi ni nk'iyo umusore cyangwa umugabo afashe umukunzi we amuca inyuma, nawe ahita arira agamije kugira ngo agutere impuhwe, akwereke ko nawe wamubabaje. Kumufashamo aguca inyuma, ariko nawe agahita arira. Banza mugani uba umujije ibyishimo bye. Hari n'igihe ubwira umukunzi wawe ikintu adashaka agahita arira, nta kindi kintu abaye, ahubwo ari uburyo bwo kwereka gusa ko atishimye. Ubu ni umukobwa cyangwa se umugore. Rero inama ku basore ni uko atari byiza kwizera umuntu ushingiye ku marira. Ntukizere umuntu ntukizere umukobwa cyangwa se ntukizere umusore ushingiye ku marira, ahubwo ugomba kumwizera ushingiye ku bikorwa bye udashyizemo amarangamutima. Wizere umuntu udashyizemo amarangamutima nyine ubwo atuma umuntu runaka yarira. Bagasoza n'inkuru bavuga ati gusa hari amarira aba afite ishingiro, ariko amarira tuvuga ko akwiye kwitonderwa ni amwe umukobwa cyangwa umusore
cyangwa umugore plutôt I mean, arira mu gihe ari mu makosa cyangwa se ya yandi arira mu gihe hari icyo ari kugusaba. Kansubiremo iyi conclusion. Gusa hari amarira aba afite ishingiro, ariko amarira tuvuga ko akwiye kwitonderwa ni amwe umukobwa cyangwa umugore arira mu gihe ari mu makosa cyangwa se ya yandi arira mu gihe hari icyo ari kugusaba. Wakoze cyane kubana nanjye. Ndi Ozil Mugesera, Ozil Media TV.